Shalom shalom, ndabasuhuje mwese mu izina ry'Umwami Yesu. Imana ishimwe cyane kubw'umunsi yongeye kuduha ngo turyoherwe n'inkuru nziza. Inkuru nziza aribwo butumwa bwiza ubundi yagenewe kuzimya inyota y'umuntu yose aho iva ikagera, inyura buri gace kose k'umuntu ku buryo nta gice na kimwe gisigara kidafite umwuzuro, kituzuye. Ubutumwa bwiza ni inkuru y'igitangaza itumvishwa amatwi gusa yawe, ahubwo buri rugingo rukugize rukenera kuyumva. Gospel ni inkuru nziza, niyo makuru yonyine asatisfeza, ahaza ibyifuzo by'abantu bitajya bishira. Si abantu bagira ibyifuzo bihoraho, ibyifuzo mu marangamutima, ibyifuzo mu bitekerezo, ibyifuzo mu mubiri, ibyifuzo mu buzima bwabo. The gospel, ubutumwa bwiza ubundi ni amakuru ahaza ukwifuza kose kwa muntu ku buryo nta gice na kimwe gisigara kitarasubijwe, kitarakozweho. Satisfaction yuzuye, kunyurwa mu buryo bwuzuye buturuka muri aya makuru arenze kuba amagambo, ahubwo ahishura ibyakozwe, byabaye, bifite uburemere n'agaciro k'iteka ryose. Ntabwo ushobora gusobanura no kugereranya ikikubaho iyo uhisemo kwiexposa imbere y'ubutumwa bwiza, iyo uhisemo kumva ubutumwa bwiza, kuko ni wowe ubishakira umwanya kugira ngo ubutege amatwi. Buri kintu cyose kikwerekeyeho gikorwaho. Nanone attitude, inyifato yawe vis-a-vis n'ubwo butumwa bwiza uko babuvugwa, igira uruhare cyane mu guhindura byinshi cyangwa mu gutuma ukorwaho n'ibyo uri kumva. Kuko ushobora kumva ikintu utagihaye umutima wawe, ushobora kumva ikintu utagihaye akanya kuva imbere muri wowe, utagishakiye space inside you, imbere muri wowe. Iyo bimeze gutyo, niyo byagenda gute nta kintu kigukoraho. Urugero, ubutumwa bwiza handitse ko ari imbaraga y'Imana. Basically niba ufite imbaraga z'Imana, ahubwo nizo mbaraga z'Imana. Nawe mutekereze ko umuntu ashobora kuba arwaye, umuntu ashobora kuba afite ikintu cyangwa kiriya, ariko iyo nta attitude yawe iyo atari iyo kwakira, kabone n'ubwo ubumara bukiza busohoka mu butumwa bwiza, ntacyo bugukoraho. Kubera iki? Kuko ni attitude iba ikenewe kuba gutunganywa. Kuko Pawulo aratwandikira akatubwira ngo ni imbaraga y'Imana ihesha uwizera, ugashyizemo disposition y'umuntu. Njyewe ndi kubwakira mu buhe buryo? Niteguye guhindurwa mu buhe buryo? Ese ndabushaka? Uri kubibona? Nawe ubundi ni nk'ibyiza byaba bikuziye, wowe ukabyanga cyangwa ntubibyaze umusaruro cyangwa ubikoreshe. Ni ngombwa ngo twumve ko attitude ari ngombwa cyane mu butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza rero ni imbaraga y'Imana inyura buri cyifuzo cyose cy'umuntu. Na again, mu byifuzo byose nta na kimwe gisigara kitakozweho iyo umuntu ateze neza amatwi aya makuru meza atagira ukwaza. Ubushize hari igice twasomye cyo muri Yohana, igice cya mbere, umurongo wa mbere, twagombaga kugisoza iyo preroge yose. Kuvuga ngo igice kibanziriza, wabyitira iburiro ry'igitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana.
mbibutse ko iki gitabo ari cyo cya nyuma cyanditswe nyuma. Amakuru arimo aratangaje, yanditswe na Yohana waduhishuriye mu gice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 18 Yesu Kristo ariko atari wa wundi bagendanye nk'amakuru, yatanzeho amakuru y'imvaho mu gihe bari kumwe na Yesu bagendana mu buzima bwa buri munsi igihe yarari akiri muri ministeri ye yo ku isi, ahubwo yaduhishuriye Yesu mbere na mbere, kuko atubwira ngo mbere na mbere hariho Jambo. Therefore ntago ari kuvuga yaje, ari kuvuga ataraza. So Yohana dutwara mbere y'igihe akatwereka ataraza. Muri iyo preroge niho tubona umugambi wose n'igitekerezo cyose cy'Imana bihiniwemo, kandi bihishura byinshi ku mpamvu yo kuremwa n'intego ya byose. Twagarukiye aho twabonye neza ko mbere na mbere hariho Jambo, Jambo yahoranye n'Imana, Jambo yari Imana. Tuza kubona ko muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. And so tubona ku mucyo nyakuri wagombaga kumurikira abantu bwari ubugingo buri muri Kristo Yesu. Ubugingo buri muri Kristo Yesu ni shared life, ni ubuzima atihaye yahawe na Data. Ubu buzima asangiye na Data akaba ari bwo mucyo w'abantu wagombaga kutumurikira. Basically Yesu yaje kugira ngo adusangize icyo Data yamuhaye, icyo yari afite, ari cyo cyitwa ubugingo buhoraho. Ubu bugingo buhoraho nibwo yatuzaniye. Aratubwira ngo ubwo bugingo buhoraho ni umucyo w'abantu. Mu yandi magambo, mu makuru abantu bari kugira cyangwa kumenya bavutse mu isi, yari aya makuru y'ubugingo buhoraho ko batazabuhabwa babiheshejwe n'uko bazamutse ngo bajye mu ijuru, ahubwo buvuye mu ijuru buje mu isi budushaka. Uko urumva niwe wari ubugingo, kandi afite ubwo bugingo yamanutse aje mu isi. Ntabwo ari kuvuga ngo tugiye kubushakira mu ijuru, ahubwo bwaje budushaka cyangwa budusanga. Ubugingo buhoraho bunirwa muri Kristo Yesu ni nabwo buzima bw'Imana yari isanzwe ibaho hagati y'umwana ya Data, umwana n'umwuka wera. Iyi shared life, ubu busabane n'uburyohe bw'ubuzima bwari bwihariwe na Data, yasangije umwana w'ikinege. Ubu ni bwo buzima yasangije inyoko muntu yose. Iki rero nicyo cyatumye Yohana atangira kwandika ahishura ibyari biri mu mutima w'Imana mbere y'uko isi iremwa. Uyu munsi wa none icyo dukeneye kureba ni nyuma y'uko bubaye umucyo w'abantu, ari naho twavuze ko igishushanyo dushobora kubona ni nk'izuba. Aho izuba iyo rivuye udakenera ubundi bwoko bw'imico. In fact indi mico yose iburizwamo eforo, imbaraga zo mushyiraho mu gucana amatara, yaba ay'amazu cyangwa y'imodoka cyangwa bwije. Burya nayo bamuritse ntabwo umurika ahantu hose, ntihabura umwijima ahantu runaka. Ariko umucyo w'izuba iyo uje utumara ingufu twashyiragaho uzikuraho, mbese umurika neza ku buryo duha igishushanyo kivuga ngo iyo Imana imuritse ntabwo mukeneye kurenzaho, ahubwo uwo mucyo uba uhagije by'iteka ryose. Ni byiza rero ko tubona ko ubwe yaraje nk'umucyo, umucyo w'ukuri, kugira ngo akize abantu bo, abakize human effort, ingufu zabo n'ubushobozi bwabo bashyiraho. In fact no kutwereka ngo karite y'umucyo mwebwe mugira si Imana ishaka, tubazaniye undi mucyo mudafite. Urugero nk'umucyo w'izuba, ntabwo wabona umuntu afite nk'izuba mu nzu cyangwa rihishe ahantu nk'aho ari irye. Izuba ni iryacu twese, kandi ni rinini cyane ku buryo ritaba contained, ridashobora gushyirwa ahantu hamwe, ahubwo riba rihari ku bantu bose. Kubw'ibyo ni muri ubwo buryo umucyo waje uzanywe na Kristo ni munini cyane ku buryo umuntu umwe umurenze. Ntabwo Kristo umucyo we yawuvira ngo awuvire umuntu umwe cyangwa babiri. Ni umucyo wacu twese nk'inyokomuntu. In fact umucyo wa Kristo uruta uw'izuba. Niba izuba rivira isi yose, nawe ushobora kwimagina Yesu avira uretse n'isi itagaragara arayivira. So ni umucyo w'ibigaragara n'ibitagaragara. Nicyo gituma nitwumva aya makuru y'uyu mucyo duhita tuzamuka, duhita tuba free, tubohoka,
duhita dutinyuka, duhita dukira, duhita tubona ibintu neza bitandukanye n'uko twabibonaga mbere. Kimwe mu bintu dukira ni fear, ubwoba. Urabona iyo ahantu hijimye hari ukuntu utangira kuzamura ibitekerezo by'uko hari hashobora kuba hari ikintu. Iyo ahantu utahabona neza hari ukuntu nyine ukekeranya cyangwa uhitiranya cyangwa ucreate ama image, urema amashusho mu ntekerezo zawe z'ikintu kiri ahantu runaka kandi kitanari. Ariko urabona iyo umucyo uje bituma ureba ibintu neza ku buryo nta bwoba uba ufite. Isi umucyo wa Kristo Yesu utumara ubwoba kandi utuma tureba kure. Iyo umucyo umuritse ureba kure. Iyo hari umwijima burya ntureba n'ibihari. So uyu mucyo wagomba gutuma tureba kure. Mwumva hano tureba kure hangana na capacity y'uyu mucyo. Uyu mucyo ni umucyo w'iteka ryose. Dutangira kureba ibintu muri eternity cyangwa mu buryo buhoraho. Ahashize hatagira umupaka n'ahazaza hatagira iherezo. Iki rero nicyo gikomeye kitubaho iyo twakiye umucyo wa Kristo Yesu, aribwo buzima bw'Imana yasangije inyoko muntu biciye muri Kristo Yesu. Ndagira ngo dusome umurongo ukurikiraho. Haratubwira ngo hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana, yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo si uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. So umwanditsi aratubwira ko hari umugabo witwa Yohana watumwe mbere kugira ngo ahamye iby'umucyo w'ukuri. Na igihe Yohana yaje yaravuze ati njye sinjye mucyo, ahubwo hari undi mpamya. So sindimo nihamya, ndi guhamya iby'uwo mucyo. So umwanditsi aratubwira ngo icyatumye Yohana aza mbere ngo kwari kugira ngo atume bose bizera. Bizera iki? Bizera umucyo kuko we yari intumwa cyangwa umuvugizi cyangwa se ubanziriza kugira ngo ateguze abantu iby'umucyo ugiye guhituza. Uyu Yohana ibyo bintu yabikoze neza. Noneho akatubwira umurongo ukurikiraho ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Ndagira ngo nsubire kuri uyu murongo uvuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri. Basically nk'uko twabivugaga mbere, hari ubwoko bw'imico myinshi. Umucyo bisobanura amakuru, bisobanura kumenya, bisobanura absence y'umwijima, kubura kumwijima, bisobanura umudendezo n'umutekano. So aratubwira ngo uwo mucyo niwo mucyo nyakuri. So hari imico myinshi ariko ngo habaho umucyo umwe gusa, kandi uwo mucyo niwo mucyo nyakuri. Wumva uko atubwira ngo si Yohana mucyo nyakuri, si Mose mucyo nyakuri, si amabwiriza n'amahame mucyo nyakuri, uwo niwe mucyo nyakuri. So umucyo nyakuri is even a person, ni umuntu witwa Kristo. Ngo Kristo yari umucyo nyakuri. Si umucyo dufite ukuri, si twebwe, si abantu, ntibiva ku bantu, biva kuri uyu Yesu. Niwe mucyo nyakuri, niwe mutekano nyakuri, niwe kiruhuko nyakuri, niwe mbaraga z'ukuri, niwe bugingo bw'ukuri. Donc icyo ari kwerekana umutandukanye n'indi mico yose. Nk'uko mbivuze kenshi nsubiramo, iyo itara ryaka umutuku ahantu hahinduka umutuku, iyo haka ubururu biba ubururu, iyo haka umuhondo muri kumva uko biba bimeze. Mbese hari ubwoko bwinshi bw'amatara kandi ahindura uko tubona ibintu. Nawe ayo matara ashobora kukubeshya ngo icyo kintu niko gisa, kumbe siko gisa. Mwari muzi ko ukenera umucyo nyakuri kugira ngo ibintu bibone neza. Iyo hatari umucyo nyakuri cyangwa umucyo w'ukuri, wenda reka mvuge ni tubonye umucyo w'icyatsi utwereka ibintu byabaye icyatsi, nawe ukibaza ese kuko ibintu byose ni icyatsi cyangwa n'ubwoko bw'umucyo buri gutuma tubona ibintu uko byabaye icyatsi. So umucyo ushobora gutuma ubona ibintu nabi, atari uko utabonaga neza, ahubwo icyo uri kurebesha ubwoko bw'umucyo utuma ibintu bibona nabi. Now Kristo Yesu ngo niwe mucyo nyakuri, bishatse kuvuga ngo iyo tumurebeyemo nibwo tubona ukuri kose mu buryo bwuzuye. Nanone yavuga ngo uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kimwe mucyo
tuvumbura muri Kristo Yesu. You see, reka mbereke ikintu gitangaje. Kugeza umunsi wa none Imana yahisemo ko mu kuturema nta muntu n'umwe wireba mu maso. Twimenya dukoresheje ikindi kintu. Bica ahandi hantu kugira ngo twimenye. Bica mu kindi gikoresho kugira ngo twimenye. Twibone rather, twirebe mu maso ko dusa. Ni kuvuga uyu ni umucyo nyakuri. Muri make udafite uyu mucyo cyangwa aya makuru, ibyo yiyiziho nibyo yimenyaho, nibyo bamuziho byose ni ukubeshya. Ukuri kuri ngo ibyazwiho n'uyu mucyo, kuko uyu mucyo niwo mucyo nyakuri, niyo makuru nyakuri, niko kuri. Now, utarireba mu ndorerwamo, ushobora kwibwira ibyo ushaka byose. Ushaka kwibwira ko maybe umeze neza, ushaka kwibwira ko nta kibazo, cyangwa se ushaka kwibwira ko hari ikibazo. Kugeza igihe wirebye mu ndorerwamo nibwo ubona ishusho y'ukuri ufite. Now, Kristo ni umucyo nyakuri, nanone ubwo bishatse kuvuga ngo ni nawe ndorerwamo y'ukuri twireberamo. Byanditswe bitwereka ko Kristo ari we ndorerwamo, the mirror image, ni we shusho yo twireberamo. Ubwo bishatse no kuvuga ngo nk'uko umuntu adashobora kwireba mu maso adakoresheje indorerwamo ngo abone uko asa, ni nako umuntu adashobora kwiyita icyo ashatse kwiyita cyo cyangwa kwibwira icyo ashatse kwibwira cyo atirebeye muri Kristo Yesu, ngo Kristo aba ariwe utwereka this is how you look like, nguko uko musa. Bivuze ngo abantu bose baba batuye mu mwijima cyangwa mu kinyoma gishingiye ko ndi kwimagina, ndi kwiremera amashusho mu ntekerezo zanjye ukonsa. Ari mu by'ukuri kugira ngo menye ukonsa nkeneye kureba muri miroir, mu ndorerwamo. Now, waruzi ko Yesu yabivuze gutya, ndabikunda cyane ko yavuze ngo nanjye ubwanjye sinihamiriza. You see, impamvu nihamiriza ngo nuko nshobora ibyo nakwihamya byose byaba atari ukuri. Aranavuga ngo yego hari n'undi muntu umamya, ubwo Yohana yaramuhamyaga, n'ibya Yohana n'ubuhamya bw'abantu ngo nabwo sibwo nubakiyeho. Yesu uzi icyo yavuze? Yaravuze ngo hari umuntu umwe ubuhamya bwe nemera, ngo ni ubuhamya bwa Data. Data ambona ati, anyita iki? You see, ngewe ibyo Yohana mpamya biraho, ibyo nakwihamya biraho, ariko Data mpamya ati. Si cyo ngiye kwishingikirizaho n'ubuhamya bwa Data kurusha ubuhamya bwanjye ndetse n'ubuhamya bw'abantu. Iki rero nicyo ndi gushaka kuvuga ngo mwari muzi ko nabwo tuhora twibeshya uko dusa, twibeshya uko twibona, kandi uko turushaho kwibona nabi niko tubaho nabi. Uko turushaho kwibona neza niko twibona, niko tubaho neza. Uko turushaho kubona ishusho yacu atariyo, mbese ko tutayibona neza, ni nacyo kibazo tugira. You find the falling short, iteka ryose ntabwo tugendera kuri standard dukwiye kugenderaho, kandi impamvu nyamukuru nuko ishusho yacu tuba tutayibona neza. Maybe twibona nka wa mwana w'ikirara wagiye yatangira gusangira n'ingurube. Iyo wibonye muri ubwo buryo utangira kubaho no gukora ibijyanye n'urwo rwego uriho. Iyo wibonye neza usohoka muri iyo si ugakorera mu yindi si. So bivuze iki? Bivuze ngo ikibazo dufite ni icyo kumenya umucyo nyakuri umurika ngo tubone abo turi bo nyakuri. Yandi magambo bishatse kuvuga ngo tutarebeye mu ndorerwamo yitwa Kristo ntabwo tuzi uko dusa, ntituzi uko tumeze. Tuziyitiranya, bazatwitiranya. Urumva wowe uribeshyera n'abantu bakarushaho kugufasha kwibeshyera, noneho mwese mukibeshya mugafata umwanzuro yuko ari uko bimeze. Ariko kuri ngo iyo umucyo nyakuri tumurikiye ari wo mucyo wa Kristo, nibwo tubona our true image, ishusho yacu nyakuri, ishusho yacu y'ukuri. Zaravuze ngo uwo mucyo ni we mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Kuki kumurikira umuntu wese? Nibwo ubona neza, nibwo witegereza ibintu uko biteye, nibwo wimenya. Urugero, iyo ari umucyo urireba, wakwireba ukabona ko ukusa nuko umeze. Iyo ari umwijima ntabwo ubuzi nawe ukusa.
ntubuzi n'uko umeze, ariko uyu mucyo nyakuri ngo watangiye kumurika. So mwumve icyiza cy'uyu mucyo. Uyu mucyo ni iki wexposa, kuko uyu mucyo urexposa, ukubita hasi ikinyoma gute. Iyo umucyo ukumurikiye uguhishurira ko uko wibona n'ukubaho atari bwo buzima bwawe, ahubwo ko uko Yesu ameze n'uko abaho ari bwo buzima bwawe nyakuri. Basically bidukiza twe. Ikibazo dufite ni kuba tuboheye muri twebwe. We still us, turacyari twebwe. Pawulo yaranditse aravuga ngo nitukiri abacu kugira ngo twigenge, ariko usanga tukibohereye muri twe. Nta nubwo ari abandi bantu, uboheye muri twebwe, njyewe. Kandi ahanini usanga twamanuye standards, urwego rw'uburyo tubonwa. Mbese tubonwa gute? Uyu mucyo tumurikira utwereka who we are. Mwumve, iyo urebye mu ndorerwamo ubona nde? Ubona abandi bantu cyangwa ubona wowe? Nicyo gituma kugeza igihe tuzabona tureba mu ndorerwamo ariyo yitwa Kristo tukibona. In other words, tukareba Yesu tukibona. Twareba Yesu tukamenya ko so he is us. Niwe twe. Ni twewe. You see? Nuko iyo urebye mu ndorerwamo udashidikanya niba ari wowe, utavuga ngo uyu muntu bampinduriye. Iyo urebye mu ndorerwamo uravuga uyu ni njye kabisa. Uku niko ashaka ko natwe nitureba mu ndorerwamo tuviriwe n'umucyo nyakuri tuvuga ngiyi ishusho yacu. Umva inkuru nziza ngubwire. Wowe ushobora iteka ryose kwireba nabi, ariko amakuru meza nayo Imana Data muri Kristo Yesu yihora ikubona gutyo. Whether wamanutse cyangwa wazamutse, yo nihindura ishusho yayo nkuko twe duhindagurika. N'abantu barahindagurika, hakeneye gukura, hakeneye kuzamuka, ariko yo nihindagurika. Ishusho ibona ni ya yindi idahinduka, kuko Imana iri static, ihoraho, ntabwo ihindagurika. So kubw'ibyo yo uko ikubona ntibihinduka. Wowe uko wibona bihora bihindagurika. Rimwe uba wibonye neza, ubundi wibonye nabi, ubundi uri hejuru, ubundi wamanutse. Ariko nicyo gituma uyu mucyo ukwiye kutuvira ngo we stop, turekeraho kwibona dukurikije uko abantu bibona, ahubwo dukurikize ishusho Data tubonamo. Mu yandi magambo, nk'uko Yesu yavuze ngo nkurikize ubuhamya Data ampamiriza, natwe twishingikirize ku buhamya bwe, twe kwishingiza ku buhamya bwa. So aje mu isi ngo yatangiye kumurikira umuntu wese. Si uwo mucyo wari wakuzaho ugwishurira ko aho uri atari ukwiye kuba uri, aho wicaye atari aho ukwiye kuba wicaye, ahubwo ku ishusho yawe y'ukuri iri muri Kristo Yesu. This is the gospel. Ubutumwa bwiza ntabwo buduhishurira umwijima turimo cyangwa aho twapfiriye, no, buyishura umwijima kuko twaje mu mucyo. Butuzanira umucyo ku buryo duhita tumenya handi twabaga hari mu mwijima kwera. Buzana umucyo ku buryo nibyo witaga umucyo uhita ubona kuko byari umwijima. Ubutumwa bwiza buhishura aya makuru yabo turibo, whether we understand it today or not. Twabyumva uyu munsi cyangwa atari nonaha, uyu munsi tubyumva cyangwa tutabyumva, ntabwo bikuraho ko Data ari uko abibona. Now dufite calling, umuhamagaro utubwira ngo muze bana banjye, mwibone uko mbabona, mwiyakire uko mbakira, mwiyumva uko mbiyo. Ubu ni bwo butumwa Yohana yahishuraga muri preroge yuko yagiye kubonabona uwo mucyo w'ukuri uje kumurikira abantu, ubabwire ngo mwakiriwe mu bumana, mwemewe muri kominote y'ubumana, ngo namwe musangizwe icyo afite. Icyo bita kugirwa abana b'Imana. Saratubwira ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya, yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. So icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Icyakora abamwemeye bose, ijambo abamwemeye bose bakizera izina rye ni ijambo ni lambano. Lambano bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga to associate with, identify with. Ni uburyo twisanisha, twibona muri iyo shusho, twemeranya n'iyo shusho y'ukuri yacu. See, associate with,
kwiyunga ku ishusho usanzwe ufite cyangwa wahawe. Icyakora abemeye iyo shusho, abemeye iyo makuru, abemeye ko babonwa nk'uko umwana abonwa, abemeye ko bahamagawe kwicara ku meza amwe na data, abibona gutyo, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Icyo ari kutubwira, those who have accepted this good news, abemeye amakuru meza, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye. Izina rye ni character, ashaka kuvuga kamere ye, character, imiterere ye, nomos. Ashatse kutubwira ngo abemeye iyo miterere, abemeye iyo kamere ye, abemeye kwemeranya na kamere nshya bahawe iturutse hehe? Muri Kristo Yesu ariyo yatuzaniye. Yatuzaniye kamere nshya kugira ngo adutandukanye n'iya mbere, yatuzaniye umucyo mushya kugira ngo umwijima ukurweho, yatuzaniye amakuru mashya kugira ngo ayakera avanweho, yatuzaniye ubusabane bushya kugira ngo ubwo twari bufite buveho. Muri make yabemeye, those who agree with, who associate with, abo biassociatinze nuko kuri, bemeye ayo makuru, bemeye kwihuza n'ayo makuru, bakiriye iyo nkuru nziza. Aranditse ngo yabahaye ubushobozi, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. He gave them power. Ijambo power ni exousia. Exousia bishatse kuvuga iki? Harimo ijambo husia. Husia bishatse kuvuga the same nature, nature, kamere. Saravuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba, to become, kuba abana b'Imana. Ubwo bushobozi ni ukuduhuza. Yabahaye, yabahuje, yabagize icyo ari cyo. My goodness, yabagize nkawe, yabahuje na kamere ye. Abemeye iyi association, abemeye uko nguko, yabahaye ubushobozi bwo kuba, yabahaye exousia, ubutwari. Iryo jambo ni exousia, husia na ex. So icyo ari kutwereka ni icyo ari kutwereka ngo harimo husia, the same nature, same life. Yabahaye ubwo buzima, ubwo butwari, ubwo bushobozi. Nicyo gituma tugaruka kuri exousia. Exousia ari bwo butware, bishatse kuvuga in fact ubutware bufite aho buriye n'icyo uri cyo. Nicyo gituma imbaraga z'icyo uri cyo arizo zikomeye cyane kurusha ibyo uvuga. Now ibi bintu ni ngombwa cyane kubyumva ko ni nature that is changed, ni kamere ihinduwe. Kamere yawe ihinduwe, iyi ni exousia. Aguhaye ububasha bwo kuba nkawe, aguhaye opportunity, aguhaye amahirwe, aguteye iteka ngo umere nkawe. Exousia yahaye ubutwari bwo kuba abana b'Imana. My goodness, ijambo sons of God aha ni teknon. Teknon harimo ijambo technology. Uzi ko abavuga ngo yaduhaye ubushobozi bwo kuba technology y'Imana? Do you know kuri technology yayo? Muri makeya, biciye muri wowe, isi ibona ubuhanga n'ubuhangange bw'Imana. Uko technology ushatse kuvuga ubuhanga budasanzwe bw'uruhurirane cyangwa urusobe rudasanzwe. Ndakubwiye ngo niba duhindutse technology y'Imana, the teknon y'Imana ni technology yayo. Abamwemeye bose, abemeye uko kuri, abihuje n'ayo makuru, abiassociatinze, abihuje n'uko kuri, abemeye ko ariko basa, ariko bameze, abakiriye ayo makuru meza, yabahinduye nkawe, bahinduka technology yabo. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina ry'abahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. My goodness, ngo duhinduka teknon, duhinduka technology y'Imana, duhinduka kamere yayo, dusangizwa icyo ifite. It's a blessing, ni umugisha ukomeye kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane ko yadukunze. Reka nkwereke ikintu gikomeye wowe unyumva. Ubutumwa bwiza nibuvugwa,
ntutahure urukundo rw'Imana, mbese ntubonemo urukundo rw'Imana ukaba uri kubaza ukesitiona, ahubwo wibaza, ubwo kandi kuvuga kwibaza nabi, ubaza nabi iki ngiki cyangwa ushaka kujya impaka, ntubonemo urukundo rw'Imana, ntabwo urumva ubutumwa bwiza. In fact nturumva Bibiliya. Niba utumvamo the amazing love of God, the unconditional love of God, tuba tutarumva inkuru nziza. In fact ntuzi Imana. Yohana yaranditse aravuga ngo udakunda ntazi Imana. Gukunda n'urukundo nirwo tubona mu makuru meza y'ubutumwa bwiza. So ubutumwa bwiza bugomba guhishura urukundo rw'Imana ruturenga, rutureze. Niba utarageraho ngo urukurenge, maybe urizwe narwo, hari ikintu utarabona. Bivuze ngo ntabwo urumva inkuru nziza, bivuze ngo Imana uzi ntabwo ari ya yindi yitwa Imana y'urukundo, cyangwa se ntabwo uzi nubwo ari Imana y'urukundo, urukundo ubwayo, kuko ubwayo ni urukundo. Icyo nicyo kamere yayo niko iteye. Yaradukunze kugeza ubwo adusangije icyo afite ngo tuba abana. Kuba abana bishatse kuvuga ngo turi tekinoloji yayo, bishatse kuvuga ngo dufite kamere nk'iyayo, husiya, exusiya. Si ibi byose ni ibihamya bitwereka what we became, icyo twabaye cyo muri Yesu Kristo. Imana ishimwe ko yadukunze. Ibi bintu wabikoraho iki se? It's joy. Nicyo gituma dukomeje ukareba hepfo aravuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Well, aravuze ngo si ubushake bw'umugabo cyangwa abantu, ahubwo n'ubushake bw'Imana. Ndagira ngo again ahampitse ku muntu wese ushaka kuba free, kubohoka, gucika ingoyi iyo ari yo yose twatujwe mu ntekerezo zacu zigeraho izo ngoyi zihinduka ibihome n'ibinyabuzima bisa n'ibitugenga ngo niturenge ku rwego runaka, nuko tudafite aya makuru y'ukuri. Aya makuru y'ukuri aravuga ngo uburya ntabwo igihe wabyarwaga n'Imana ntubu ukibyawe n'ubushake bw'umugabo n'amaraso cyangwa umubiri. In fact aravuga abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo. So amaraso, umubiri n'ubushake bw'umugabo. Aravuga ngo ibyo bintu busanzwe nibyo bibyara umuntu iyo ari kuvuka mu buryo bwa mbere. Si avuka ku buryo bw'amaraso busanzwe, muri natural busanzwe, nanone mu buryo bw'umubiri, nanone abyawe n'umugabo. Donc hari imbuto y'umugabo. Ingingo ndi kuvuga nishatse kwemeza ngo ivuka rya mbere koko ryatuboheraga aho twakomotse, ariko muri uyu mucyo mushya uwo yavuze ngo hari undi mucyo, aratubwira ngo dukanguke tumenye ko tutakiziritse ku ivuka rya mbere, tuziritse ku ivuka rya kabiri, aho tubyarwa n'Imana ubwayo. Now nahawe rero uyu munsi ubundi ubyumvishije ibi uhita biroroshye, uracyari mu ivuka rya mbere cyangwa uri mu ivuka rya kabiri, ari wo tubyarwa n'Imana. Ni ibintu bibiri, ubyarwa n'ubushake n'umubiri n'amaraso n'ubushake bw'umugabo. Now hano noneho tubyarwa n'Imana, iyo cyitwa kuvuka ubwa kabiri. Ijambo kuvuka ubwa kabiri bivuga to being born from above. Iyo uvuga ko wavutse ubwa kabiri umuntu ubushatse kuvuga ngo wabyawe uva mu ijuru. Muzi icyo bivuze? Bivuze ngo Adamu avuka yavuye mu butaka. Muzi iherezo rye? Mu butaka. Kuko inkomoko yawe ni idetermina aho uzasoreza. Aho uhera niho hateganya aho uzarangiriza. Adamu yarabwiwe ngo wowe wavuye mu butaka, nta handi uteganya kujya uretse gusubira mu butaka. Nawe Yesu yavuye, yasubiye. Na iyo tuvutse ubwa kabiri tuba tubyawe ngo from above, kuva hejuru. Automatic muhita wumva iherezo ryawe. No wandi byanditswe bivuga ngo turi mu ijuru mu buryo bw'umwuka, ko iyo uva mu ijuru uheruka usoreza mu ijuru. Ivuka rya kabiri ryadutandukanije n'amaraso, ubushake bw'umugabo, ubushake bw'umubiri n'umugabo. The first birth aho twavutse bwa mbere habaye cancelled. Ayo ni amateka ya kera. Uza ahantu ari
ni memory mu bitekerezo byacu, ni memoire, ni ibintu twibuka mu bitekerezo byacu, but mu kuri ngo ntabwo tukiriyo, twongeye kuvuka ubwa kabiri. Bimeze nk'Abisirayeli uburyo muri memoire yabo bumvaga bakiri muri Egiputa kandi baravuyeyo, bakajya bavuga ibyiza bya Egiputa kandi baravuyeyo. So niko twimurwa, ariko intekerezo zacu zigasigarayo. Ibitekerezo kandi bitarimuka, nubwo uba warimutse ubaho kandi ukanakora nk'aho ukiri hahandi hambere. Basically nayo mpamvu transformation, impinduka itubaho, ntibera mu mwuka, kuko umwuka nta kibazo afite, ibera mu bugingo, muri soul, mu bitekerezo, marangamutima bigenga ubushake bwacu. Ibi bintu niho tubonera transformation, niho tubonera impinduka. Saratubwira ngo rero ntitwabyawe n'ibyo bitatu, amaraso, umubiri cyangwa umugabo, ahubwo twabyawe n'iki? N'Imana. Nawe iyo wabyawe n'Imana biri kumvikana ko iherezo ryawe rigomba buri kintu cyose. In fact, ukuri kuri ngo ikintu cyose gikenera gushinga imizi aho gikomoka kugira ngo gikomeze kibeho. Yes, igiti ugikuye mu butaka waba ushaka ko gipfa, gikenera kuguma mu nkomoko yacyo kugira ngo gikomeze kibeho. Amafi uyakuye mu mazi waba udashaka kabaho, kigomba kuguma muri ayo mazi, amafi agomba kuguma mu mazi kugira ngo abeho. Now, twe tubyarwa n'Imana, tugomba gushinga imizi aho, tukagumaho kugira ngo tubeho. He is our life, niwe buzima bwacu, kandi iryo ni ryo herezo ryacu. Ushaka kubyarwa n'Imana ngo usoreze ahandi. Again, wahereye mu butaka, wavuye mu butaka asubira mu butaka, wavuye mu ijuru asubira mu ijuru. Simple. Uri connecte kurindi. Reka mbabwire, abivuze ahantu hamwe, Yesu niwe watumye intumwa ngo zigishe zimwamamaze. Icyabaye nuko twabonye abavugabutumwa benshi ba Adamu, kandi Adamu ntawe yatumye. So tukwigishwa Adamu n'imbaraga ze, no kuvuga umwijima yatuzanyemo, kurusha umucyo turi kumurikirwa hano na Kristo Yesu. Adamu nta muntu n'umwe yatumye, aho Yesu yatumye ntibavuze inkuru ze bamuvuga, bavuze ibya Adamu n'ubukana bwe. Imagine ni nko kuba Yesu aragutumye, ugomba kuba uvuga we, warangiza ukagenda ukavuga Satani, Satani. He called us, yatubwiye ngo tumwamamaze, ntabwo twamamaza undi. Ntidukwiye kugira icyo tuzamura kirenze Yesu. Uri connected. Ni mu muntu wa mbere cyangwa uwa nyuma? Ese ni mu maraso, ubushake bw'umugabo, ubushake bw'umubiri n'umugabo, cyangwa se wabyawe n'Imana? Iyo byawe n'Imana uri connected, ubwo karande zawe uhisuzume. Ni mu aho ukomoka, ufite umuryango mushya. Uwo muryango mushya uherereyemo niwo muryango w'Imana, niho twashyize. This is the gospel. Ubu ni ubutumwa bwiza butubwira ko twateruwe tukazanwa mu muryango mushya w'Imana. Uyu mwanditsi aratubwira ku murongo wa 14 ngo Jambo yabaye umuntu. Jambo yabaye umuntu, abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Jambo yabaye umuntu. My goodness, the word became flesh. Jambo yabaye umuntu. Jambo yabaye umuntu. Murabizi bakundwa ko dukunda kuvuga umusaraba, tukavuga iby'urupfu rwa Yesu, twaranze tukavuga n'umuzuko we. Kimwe mu bintu church, abizera n'abasoma ibyanditswe byera basimbutse, si niba ari ukubisimbuka, niba ari ukutabyumva, ni iki gice cya incarnation, aho Jambo yabaye umuntu. When the word became flesh,
Jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se. Umwana w'ikinege wa se, the only begotten son. Ijambo ni monogenes. Monogenes bishatse kuvuga the only gene. Niwe wari the only gene of the father. Niwe wari ako karemangingo, ako gace k'ubuzima, amagene, mu kinyarwanda cyiza bifite wenda uko byitwa, ariko ni gene agize ubuzima bw'umuntu. We yari monogenes. So yari umwana w'ikinege wa se, nta wundi wari uhari. Maze uyu mwana w'ikinege wa se atangwa mu isi, ntiyakomeza kuba umwana w'ikinege, ahubwo haboneka abandi bana. The same gene that Jesus had was given to humanity. Iyi gene imwe yonyine yari ihari, yasangijwe twese, ku buryo uyu munsi turi abana mu mwana. So ntabwo akiri wenyine, ahubwo twabaye benshi kuri karite na kantite imwe y'ibyo afite byose. Bibiliya ibyita kuba baraganwana na Kristo. Biravuga ngo uwiyuze n'umwami babaye umwuka umwe nawe. Twiyuze nawe kugeza ubwo twabaye umwuka umwe nawe. Imana ishimwe cyane kuko hatakiri monogenes, hari abana benshi mu rugo rwa Data. Uyu munsi wa none iki kintu gikomeye cyabayeho is when God became flesh. Ntiyari afite umubiri, ariko yambaye umubiri, yabaye nkatwe, yabaye twe. Mwari muzi ko aho ngaho ariho ubwiyunge butangirira mu buryo bw'umubiri, kuko Pawulo atwandikira ngo yaje gupfana natwe, yapfanye natwe ryari, twari twamwijiyemo ryari, twijijwe muri we ryari. Well, twari mu mitekerezo n'umugambi w'Imana kuva isi itararemwa, ariko mu buryo bw'umubiri abisohoza, abigira ku mugaragaro, ni igihe yabyawe, ni igihe yabaye umuntu. Igihe yabaye umuntu ntabwo yari umuntu wiyongera ku bari bahari, ahubwo yari umuntu umira abari bahari bose, kuko Bibiliya irekonesa abantu babiri. Irekonesa umuntu wa mbere n'umuntu wa nyuma. Irekonesa Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri. Now, ikatubwira ngo umuntu wa mbere, bakatubwira ibyo, bakatubwira n'umuntu wa nyuma. So Adam ni wari umuntu wa mbere, Yesu ni wari umuntu wa nyuma. Mwe muzi ko biriza abantu babiri gusa, two people bamiraga abandi. Adam abamukomotsemo bose kugeza ku gihe cya Yesu ataraza, uwo ni umuntu wa mbere, nabo bari bahiniwe muri we bose. Na nyuma Yesu niwe muntu wa nyuma. Nta wundi uri inyuma y'uyu nguyu. Uwo rero uko Adamu muri we abantu bose bamukomotsemo, ni nako Yesu aje yahagaritse ubutware bwa Adamu, ahinduka ko agiye gucungura no gukiza abantu kugira ngo noneho bamubarirwemo, be kongera kuba bene Adamu, babe bene Kristo, ku buryo Kristo ikimubaho aricyo kiba kuri abo bantu, nk'uko Adamu icyari cyaramubayeho cyari cyarabaye kuri abo bantu. Uko gucungura nta muntu wari ufite ubushobozi bwo kubihindura keretse umuntu wa nyuma, Adamu wa kabiri, Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri, umuntu wa mbere n'umuntu wa nyuma. So iki nicyo duhishurirwa. Atubwira rero ko yaje mu isi, when he became man, ahindutse umuntu, hari ikintu cyari kibaye. Icyari kibaye nicyo kiturenga, nicyo gikomeye kurusha ibindi byose. Aba church fathers baravugaga ngo divina incarnata natura, bavuga ngo et humana deificata. Imana yahindutse umuntu ngo ihindure umuntu kuba nkayo.
divina, incarnata, incarnation, natura, naturera, umuntu usanzwe. Imana yahindutse umuntu usanzwe, yabaye nkatwe. Et humana, umuntu. Deificata, ubumuntu buba deified, sanctified, made like God. That's the gospel. Ubutumwa bwiza buri kwereka iyo migi ibiri. Divine, Imana imanuka ikatransforma umuntu ikamuzamura. That's the gospel. Iyi niyo ncamake y'ubutumwa bwiza. Mwumve niyo bavuga ngo Jambo yabaye. This is too much. Buriya n'ubushobozi bwo kubivuga ni ubuntu bw'Imana. Aratubwiye ngo yari yuzuye charis. Ijambo ni charis, ubuntu n'ukuri. Charis bivuze iki? Grace. Charis bivuze ibintu byose. Mwumva aravuga ngo charis ubundi bivuze ngo ni ikintu kibyaye kirimo ibintu byinshi, ngo kirimo ibyishimo, joy, ngo kirimo pleasure, umunezero, ibyishimo, ngo kirimo sweetness, uburyohe, kirimo combination y'ikintu cyose. Muri make igihe yaje yari yuzuye uburyohe, yari yuzuye amahoro, yari yuzuye ibyishimo, yari yuzuye the satisfaction of human beings. Ukunyurwa kw'ibiremwa muntu byari biri muri charis, in the grace of God. Ubuntu bw'Imana bwari bugaragajwe, buhishuwe muri uyu murimo w'aho Imana ihinduka umuntu kugira ngo ihindure umuntu nkayo. Nicyo gituma twahindutse abana. Kuba abana bishatse kuvuga ngo data aratwuzuye rwose. Ijambo yuzuye ubuntu, ijambo kuzura ni pleroma. Pleroma ubundi bikoreshwa ku bwato bugenda, aho ubwato bugira ibintu butarenze. Iyo bashyizemo imizigo n'abantu barimo nabo bitwaye bigomba kuba bitarenze, birengeje bwa rohama. So hari ibiro bimeze nk'indege, hari ibiro utarenze. Now pleroma bishatse kuvuga ngo ni nk'ubwato bwuzuye ku buryo ntacyo urenzaho, nta kintu uri burenzeho. So ngo yari yuzuye ubuntu n'ukuri, yari filled, yari yuzuye wese ku buryo ntacyo urenzaho ubuntu, charis, burimo ibyishimo, umunezero wa muntu, ibyo twashaka byose. It was hidden in charis, in grace, mu buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana burenze ibyo benshi babuvugaho, burimo everything. Why? Kuko buhishura urukundo rw'Imana. Muzura ubundi urukundo rw'Imana niwe mubyeyi w'ibi byose, niwe havamo ubuntu, niwe havamo imbaraga, niwe havamo kugirwa neza, niwe havamo imbabazi. Ibi bintu byose birava mu ki? Mu rukundo. Ku rukundo ni kamere, ntabwo ari attribute. Ibindi byose byaba attributes, ariko ntabwo urukundo ari attribute y'Imana, ni his nature. Kamere yayo ubwayo ni urukundo, ivamo ibyo byose. Niyo mpamvu ndi kuvuga ngo niba uri kumva ubutumwa bwiza, niba wumva urukundo rw'Imana ruhebuje, ntabwo uri kumva ubutumwa bwiza, ntiwanabwumvishije. Ndagira ngo tugane ku musozo turebe Yohana yahamije iby'uwo, avuga yeruye ati uwo niwe navuze ni uzaza hanyuma ni unduta, kuko yahozeho ntarabaho. So Yohana ari kuvuga ngo yahozeho kera ntarabaho, ntabwo yaje mu gihe naje, ntabwo twazanye. Oya, nimubone yaravutse abyawe na Mariya, mugire ngo mugire ngo kuko Yesu, in fact Yohana yavutse amezi 6 mbere ya Yesu. So Yohana ari kuvuga no, nimugire ngo ni mukuru we. Yahozeho mbere yuko mbaho. Niyo mpamvu ibyo yavugaga byose yadutwaraga mbere yuko ni Yesu anaba, mbere yuko agaragazwa, ari kudutwara mbere y'ibishyi. The preroge ya Yohana. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana. Uyu ni umwanditsi atubwira ngo ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cyase niwe wayimenyekanishije. Uhereye kera kose, from the beginning, nta muntu wigeze kubona Imana. Bakundwa, ibi bivuze iki? Bivuze ngo abandi bose batubwiye babonye iki? Babonye iki? Babonye iki? Ko batubwira ko babonye Imana. Ubwo bari muri make dore cyabaye mu isezerano rya kera ryose, mbere yuko Yesu yaparesa, mbere yuko Yesu aza, abantu bari bafite igitekerezo ku Mana.
n'ibyo bahishurirwaga kubera kugwa kwa muntu hari ibyo bakuragamo n'ibyo bongeragamo. It was distorted somehow. Hari uburyo hatari umwuzo w'ishusho y'Imana. Imana hari ibyo yarebaga ikabona no, iyi si yo shusho yanjye yuzuye. Ishusho y'Imana yuzuye yari itaraboneka. Umwanditsi w'Abaheburayo yaratwandikira atubwira ngo mbere ngo kera Imana yayishuriye yavuganiye natwe mu kanwa k'abahanuzi mu bihe bitandukanye. Uza kuvuga ngo yavugane mu kanwa k'abahanuzi ari portions, uduce umwuzuro wari utaraza. Aratubwira ngo ariko muri iyi minsi y'imperuka ngo yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ashatse kuvuga ngo umwana w'Imana niwe the fullness of all the revelation of God, niwe guhishurwa guhishurirwa kose kw'Imana. Kubera icyo avuga ngo niwe uramiza ibintu byose imbaraga z'ijambo rye. Uwo ngo niwe shusho y'Imana itagaragara. Abandi bo bamuvugagaho uduce, ariko uyu ngo ni ishusho y'Imana yose itagaragara. Seeing Christ Jesus ngo nibwo twabonye the fullness of God, twabonye umwuzuro w'Imana wose muri uyu Kristo Yesu. Aratubwiye rero ngo mbere na mbere, uhereye mbere nta muntu wigeze abona Imana. Ijambo ni see to see. Iri jambo risatse kuvuga ngo kubona imbona ngubone cyangwa kumubona mu bitekerezo. Ngo haba mu bitekerezo nibayibonye, haba imbona ngubone nibayibonye. Ngo keretse ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se. Oh God, niwe wayimenyekanishije. Ijambo kumenyekanisha ni iki? Exigomai bishatse kuvuga to draw from inside. Ni nk'ibintu byihishe mu muntu ukabikurura ukabizana hanze. Bwa mbere tukabona ibyari byihishe mu muntu. Ni nko kuvoma ukura imbere uzana hanze. Ni nko gukurura ibintu bihishwe ubizana ku mugaragaro. Ari kutubwira ngo kuva mbere na mbere Jambo wahoranye n'Imana face to face, abona data mureba, ngo niwe wa mbere wakuruye umwuzuro wose w'Imana awuzana ahagaragara, awumurikira inyoko muntu. Yatubwiye ngo niwe wari umucyo w'isi. Yatubwiye ngo niwe waje kumurikira abari mu isi. Ngo igihe yaje mu isi ngo nibwo abantu batangiye kumurikirwa n'umucyo nyakuri. Yesu nibwo bwa mbere tugiye kubona ishusho y'Imana itabeshyeye, itavangiye, yuzuye. Abandi bose hari ibyo bakuragaho cyangwa bakongeraho. Kubera iki? Kubera kugwa kwa Adam byafekse humanity, byafekse abandi bose, ku buryo imirebere bari bafite ku Mana yari distorted. Hari ukuntu yari ituzuye neza, hari icyaburaga. Bose bari bakeneye no gucungurwa ngo n'intekerezo zabo zibone Imana neza. Otherwise hari ibyo bakuragaho n'ibyo biyongeragaho. Nicyo gituma Yesu avuga muri Yohana 10:10 ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica no kurimba. Ngo ngiye nazanye kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. Uzi icyo avuga mbere yari yavuze ngo abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi. Ariko ngo abambanjirije hari ibyo bakuyemo, hari ibintu bituzuye. N'abajura gute? Hari ibyo ntabwo bazanye ishusho yose, hari ibyabuzemo. Ibyo byabuzemo ntabwo batumye bambona mu buryo bwuze, bituma abantu batabona ubugingo. Aravuga ngo ariko njyewe naje kugira ngo zibone ubugingo. I'm the fullness of the image of the Father. Umbonye ababonye data. Ninjye uhishura ishusho ya data yuzuye. Ninjye uhishura data mu buryo bwuzuye. Ninjye umugaragaza uko ari. Ninjyewe wamushyize ahagaragara. Exigomai ni ijambo yatweretse atubwira ngo mbere yuko Yesu aza ntabwo Imana yigeze ihishurwa. Imana ntiyigeze imenywa. Amashusho bayibazi barayibeshyeye. Icyo gituma mvuga nimusuzuma muzajya musanga abantu bafite imitekerereze ifite Imana biremeye mu mashusho yabo, mu bitekerezo byabo. Dushobora guseka Abisirayeli tuvuga ngo biremeye ikigirwamana cya kimasa barakiramya, ariko twibyo turema noneho ni byinshi birenzaho. Ubo baremye ikimasa bakikubita imbere ibyo byose. Hari aho bari barabonye ikimasa aho bamaze imyaka 400 mu bucakara, bari barabonye ibigirwamana bitandukanye. Twe nayahe mashusho turema tubwira dutekereza ko Imana ari kisa, nuko imeze, nuko isa, nuko imeze, nuko isa, kandi atari kwisa, kandi atari kimeze. Mbese twibeshya kangahe ku ruhe rugero Imana? Abantu benshi nicyo gituma kubera kuyibeshyaho bituma bafata umwanzuro utariho.
niyo mpamvu usanga hari amakimbirane atari ngombwa, niyo mpamvu usanga hari intambara zitari ngombwa, niyo mpamvu usanga abantu bitiranya ibintu, niyo mpamvu usanga abantu bahanganye badakwiye guhangana. Nyamara tubonye Imana y'ukuri, twabona one ko twese dufite inkomoko imwe, twabona one ko twese tuva hamwe, twabona ko turi umwe kurusha uko tubona ko duciyemo ibice byinshi, twabona ko twese aho dukomoka ari hamwe, aho tuva ari hamwe, uwaduhanze ni umwe, uwaturemye ni umwe, ashaka ko tuba umwe. Yavuze iki? Abwira abigishwa ngo iki nicyo kizerekana ko muri abigishwa banyu, ngo nuko muba umwe. Yavugaga ibyo kuba umwe kubera iki? Azi niyo nkomoko yacu. Bwa mbere Yesu ahishurwa nta muntu yaheje, nta muntu yirukanye. In fact icyamubabazaga cyari gutya, cyari abantu baza b'abafarisayo bagahagarara mu muryango ngo bari barabonye ubwami bw'Imana. Muri make babonye Yesu batangiye kumva ukurikije amategeko yabo ndetse n'ibyahanuwe bifite uko byerekanaga ko uyu ari we Mesiya. Babirungurutsemo babona nibyo, baravuga bata uzi impamvu abafarisayo batemeye Yesu n'iyi ngingo nyamukuru. Kumwemera byari bivuze ngo ni iherezo rya institution yabo, ni iherezo ry'icyubahiro bagiraga, ni iherezo ry'ibyo bakuraga mu bantu, ni iherezo ry'uburyo babeshyaga abantu birahita bishyirwaho iherezo, ni iherezo ry'inyungu bakuragamo, ni iherezo ry'icyubahiro abantu babahaye bazi ko bazi kumbe batazi, ni iherezo ry'uko babagaho. Icyo kintu rero ntibashakaga kwemera ngo bareke uko babagaho mbere babeho mu buzima bushya bwazaniwe n'Umukiza. Barungurutse babona ibyo avuga ni ukuri, baranje ngo bahagarara mu muryango, banga kwinjira. Ariko bakora ikintu cy'ubugome, batuma ngo n'undi wese atinjira. Yesu nibyo byamubabaje, aravuga ngo muzabona ishyano. Hari ukuntu mwarungurutse muvumbura ko ari nge kuri, muvumbura ko ari nge makuru y'ukuri, muvumbura ko ari nge wahanuwe, ariko singe muvuga, singe mwamamaza. Kandi noneho mukazamura inkuru zinaniza, zivuna, zigoranye, zihagarika, zisebya ndetse zicecekesha abamvuga by'ukuri. Mugasa naho murwanya abamvuga. Aravuga ngo icyo ngicyo nicyo guhagarara hagati mu muryango, mugatuma abandi babatega amatwi, bumva ko ibyo muri kuvuga ari ukuri kandi ari ngiye kuri bakwiye kuza basanga. Ibi byababaje Yesu kuko bahagaze mu muryango, aravuga muzabona ishyano. Hari ibintu mwabonye by'ukuri ariko ntabwo mubivuga, ntabwo mubyamamaza, ahubwo muhagaze mu muryango muri kubuza n'abandi bato kugira ngo baze basange ukuri. Bakundwa, uyu Yesu niwe wahishuye Imana wenyine mu buryo bwuzuye. So bwa mbere ishusho y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu. Nicyo gituma Yesu yagiraga ngo umbonye ababonye Data, nta ujya kwa Data ntamujyanye. Ninjye shusho y'Imana itagaragara. Kristo Yesu niwe shusho y'Imana itagaragara. Mwumva ibi, si we shusho y'Imana itagaragara nkaho we ari igitangaza gihagaze hakurya, twe duhagaze hakuno ya. Aravuga ngo kandi uku nguku mumbona, niyo mesaje ye, uku mubona nsa n'ishusho y'Imana yuzuye, ni nako namwe n'abahinduye n'abagize ishusho y'Imana nk'ukomeza. Sumbonye akanyitegereza abayibonye, ntabwo ababonye Imana gusa, ababonye nawe ukwaza. Kristo niwe shusho yacu y'ukuri, umubonye ababonye Imana, ariko kandi nawe abayibonye. Twemerewe muri uyu, twakiriwe muri uyu, twatunganirijwe muri uyu, twuzuriye muri uyu. Aya niyo makuru Yohana duhishurira ibyabaye mbere na mbere isi itararema. Ndagira ngo dushime Imana kubw'uyu Mukiza Yesu ndetse kubw'aya makuru meza. Ni byiza guhishurirwa neza ukamenya uburyo icyo Imana iri cyo, kugira ngo we gushukwa umenye n'uwuriwe. Ibyo tubimenya byose biciye muri Kristo Yesu. Yesu niwe utuma twimenya tukanamenya Data
by'ukuri. Umutima wa data ni uwuhe? Ni charis, grace, love. Ibyiza byose, the longing of humanity is quenched through the gospel. Biciye mu butumwa bwiza, buri kwifuza kwa muntu kuranyurwa. Imana ishimwe ku bw'aya makuru yatuzanye. Ndagira ngo dushime Imana, uyishime Imana mu mutima wawe, ushime Imana mu magambo yawe, uyishimire ku bwa Kristo Yesu, uyishimire ko yakuzaniye agakiza, uyishimire ko umukiza yaje agakuraho ibya Adamu, akabisenya, akabikubita hasi, akabigira ubusa, maze akazamura ibendera ry'agakiza. Muri we dufite ibyishimo, ikiruhuko, ubugingo buhoraho n'umutekano uhoraho, kandi tubona neza, twimenya neza, dukira gucirwaho iteka, tuvumbura ko twababariye. Data ushimwe ku bwa Kristo Yesu waduhindukiye ubuntu dushikamye uyu munsi wa none. Naho sengeye umuntu wese wumvise ubutumwa ngo arusheho gushimangirwa, imizi yifate muri byose, yuzure, akomezwe, azamurwe, agirirwe neza muri byose. Ndatura kandi ntangaza ko ubuzima bwe butera imbere, bwaguka, bukomeza mu kwimenya no kukumenya, ngo abeho mu buryo bwuzuye. Nasengeye buri wese unyumva kugira ngo ibi byose uko abyumvishije bihamwe, bifate, bibe igice cy'ubuzima bwe, ngo ishimwe rizamuke kurushaho, ishingiye ku byo wadukoreye, urukundo rutagira ikigombero. Ushimwe cyane muri byose, mu izina rya Yesu, amen. Shalom, shalom.